Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Bakunze ikiganiro Soma Bibiliya. Uyu munsi turakomereza mu gitabo cy'abacamanza. Turasoma ibice bibiri. Turasoma igice cya 11 ndetse n'igice cya 12. Abacamanza igice cya 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza wabo. Nuko Yefuta w'Umugileyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hahise iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati, ngwira ube umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati, mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utwara abatuye i Galeyadi bose. Yefuta arababaza ati, nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta ahera ko ajyana na ba bakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware i Misipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Nuko Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni kumubaza ati, turapfa iki gituma utera igihugu cyanjye? Umwami w'Abamoni asubiza intumwa za Yefuta ati, impamvu nuko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa banyaze igihugu cyanjye uhereye kuri Arunoni ukageza i Yaboki n'i Yorodani. Noneho wemere kunsubiza ibyo bihugu ku neza. Yefuta yongera gutuma intumwa ku mwami w'Abamoni ziramubwira ziti, Yefuta yavuze ngo Abisirayeli kunyaga ntibanyaze igihugu cy'Imowabu cyangwa igihugu cy'Abamoni. Ariko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa banyuraga mu butayu, bagera ku nyanja itukura maze bagera i Kadeshi. Abisirayeli bahera ko batuma intumwa ku mwami wa Edomu bati, turakwinjiza utwemerere tunyure mu gihugu cyawe. Ariko umwami wa Edomu ntiyabakundira. Uko niko kandi batumye ku mwami w'Imowabu, nawe ntiyabakundira. Nuko Abisirayeli baguma i Kadeshi. Hanyuma banyura mu butayu bacikiye igihugu cya Edomu n'icy'Imowabu. Banyura mu ruhande rw'iburasirazuba rw'Imowabu, bagandika hakurya ya Arunoni, ntibarenga urugabano rw'Imowabu kuko Arunoni yari urugabano rwaho. Nuko Abisirayeli batuma intumwa kuri Shihoni umwami w'Abamori. Umwami w'i Heshiboni baramubwira bati, turakwinjiza utwemerere tunyura mu gihugu cyawe tujye mu cyacu. Ariko Sihoni ntiyiringira Abisirayeli ngo banyure mu rugabano rwe. Maze Sihoni ateranya ingabo ze zose agandika iya hasi arwanya Abisirayeli.
Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibagabiza Sihoni n'ingabo ze zose barabanesha. Nuko Abisirayeli bahindura igihugu cyose cy'Abamori, bene icyo gihugu bahindura urugabano rwose rw'Abamori uhereye kuri Arunoni ukageza i Yaboki, kandi uhereye mu butayu ukageza kuri Yorodani. Nuko ubwo Uwiteka Imana y'Abisirayeli yirukanye Abamori imbere y'abantu bayo, Isiraheli ikabaha igihugu, mbese ni wowe wakitunyaga? Igihugu Imana yawe Kemoshi yaguha ntiwagihindura? Natwe nuko abo Uwiteka Imana yacu yirukanye imbere yacu twabahinduye. Mbese uraruta Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu? Hari ubwo yigeze kujya impaka n'Abisirayeli? Hari ubwo yarwanye nabo? Abisirayeli ko bamaze imyaka 300 batuye i Heshiboni mu birorero byaho, no muri Aroweri n'ibirorero byaho, no mu midugudu yose iri ku nkengero ya Arunoni, niki cyabujije kubigarura muri iyo myaka yose? Noneho singigucumuye, ahubwo ni wowe ungiriye nabi. Urantera kundwanya, Uwiteka umucamanza w'umucamanza uyu munsi hagati y'Abisirayeli n'Abamoni. Ariko umwami w'Abamoni ntiyita ku magambo Yefuta yamutumyeho. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta anyura i Galeyadi y'i Manase, ajya i Misipa y'i Galeyadi, avayo afata mu Bamoni. Nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhiga ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye zagitangaho igitambo cyoswa. Nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza, arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza i Miniti, imidugudu ari 20 ukageza Aberikilamimu, yica benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisiraheli. Nuko Yefuta aratabaruka agiwe i Misipa, yenda kugera iwe umukobwa asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amubonye ashishimura imyenda yaravuga ati, ye baba we mwana wanjye, ko mbabaje cyane kuri mu bampagaritse umutima, kuko nagiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka mpigura nk'uko wahize, kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ubu ndetse amezi 2 ngende manukane mu misozi na bagenzi banjye ndirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezerera ngamare amezi 2, ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi 2 ashize agaruka kwa se, nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yahize, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisiraheli uko umwaka utashye. Inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugileyadi iminsi 4 mu mwaka. Abacamanza igice cya 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abefurayimu bagirira ishyari Abanyagaleyadi bararwana. Abefurayimu baraterana bajya ikasikazi, bazimuza Yefuta bati, ni iki cyatumye ujya kurwana n'Abamoni ntudutabaze? Tuzagutwikira mu nzu. Yefuta arabasubiza ati, njye n'abantu banjye twari tugihirirana cyane n'Abamoni, ndabatabaza ntimwangize amaboko yabo. Maze mbonye ko mutankijije, mpera ko mpara amagara yanjye ndambuka ntera Abamoni. Uwiteka arabangabiza. None n'iki gitumye muntera kundwanya? Nuko Yefuta ateranya ingabo zose z'i Galeyadi barwana n'Abefurayimu, Abanyagaleyadi barabica, kuko babacyuriye ngo mwa Abanyagaleyadi mwe muri abacitse mwavuye mu muryango wa Efurayimu no mu wa Manase. Abanyagaleyadi bahera ko bategera Abefurayimu mu byambu bya Yorodani, maze impunzi yose ya Efurayimu yahagera ikabasaba ngo yambuke. Bakayibaza bati, uri Umwefurayimu? Yabasubiza ati, oya. Bakayibwira bati, ngaho vuga Shiboleti. Nayo ikavuga iti Siboleti, kuko idashobora kurishisa neza. Bagahera ko bakayifata bakayicira muri ibyo byambu bya Yorodani. Icyo gihe hapfa Abefurayimu inzovu 2,000. Nuko Yefuta amara imyaka 6 ari umucamanza w'Abisiraheli. Maze Yefuta Umugeleyadi arapfa, bamuhamba mu mudugudu umwe i Galeyadi.
nuko akurikirwa na Ibusani w'i Betelehemu aba umucamanza wa Isiraheli. Yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30 yashyingiye mu kindi gihugu, kandi atumirira abahungu b'abakobwa 30 arababashyingira Ibusani. Amara imyaka 7 ari umucamanza wa Isiraheli. Nuko Ibusani arapfa, bamuhamba i Betelehemu. Akurikirwa na Eloni w'Umuzebuluni aba umucamanza wa Isiraheli, amara imyaka 10 abacira imanza. Nuko Eloni w'Umuzebuluni arapfa, bamuhamba kuri Ayaloni mu gihugu cya Zebuluni. Akurikirwa na Abudoni mwene Hireri w'Umunyapiratoni aba umucamanza wa Isiraheli, kandi yari afite abahungu 40 n'abuzukuru 30 bagendera ku byana by'indogobe 70. Amara imyaka 8 ari umucamanza wa Isiraheli. Nuko Abudoni mwene Hireri w'Umunyapiratoni arapfa, bamuhamba i Piratoni mu gihugu cya Efurayimu, nicyo gihugu cy'imisozi miremire y'Abamaleki.